Yesu ashimwe, reka ngusuhuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana, umugisha w'Imana nuboneke kuri wowe. Ni isaha yo kubohoka, uyu ni umwanya twinjiyemo kubohoka rwose. Kuboko kwiza kw'Imana kuboneke kuri wowe winjiye muri iyi saha yo kubohoka. Umugisha w'Imana ugaragare ku buzima bwawe, kandi iri jambo ry'Imana ribohora ubuzima bwawe bwose, gira ahantu rikuvana, rigira ahandi hantu rigushyira. Turaganira uyu munsi uburyo abarozi bubaka ibicaniro, bakabyubaka ku buzima bw'umuntu usenga, kandi bakamwiba inyenyeri ye. Inyenyeri yawe bakayitwara. Akenshi usanga hari ibintu biba mu buzima bwawe, ukayoberwa ahantu biva, ukayoberwa ikintu kibitera, ugasanga urakora ntibigenda, ugasanga ibintu byose ugiyemo biranga, ugasanga ugira icyangiro utazi ahantu gituruka, ugasanga ubuzima bwawe bwose ubaho mu buzima uriganywa. Akenshi ukajya kugera ku bintu byiza, amahirwe agatambuka akitorora akabonwa n'abandi. Hari ikintu kiba cyarabaye mu isi y'umwuka, we ntabwo wabashije kugisobanukirwa, ariko icyo kintu kiba cyarabaye. Amaganya ya Yeremiya ibice 5 ku murongo wawo wa 7 ho haranditse ngo ba data bakoze ibyaha kandi ntibakiriho, natwe turaha twikoreye ibicumuro by'ibyaha byabo. Uyu munsi Imana y'amahoro igushoboze, niwumva iri jambo ry'Imana ukumva kino kiganiro ntabwo ari kinini ni kigufi, ukaza kukirangiza, ndabizi neza ko umwuka w'Imana ari buze kutubashisha, ukaza kumenya aho byapfiriye. Hari abantu, hari mu buryo bumwe cyangwa ubundi abarozi batwaramo inyenyeri yawe. Ndaza kukwereka uburyo bubiri abarozi batwaramo inyenyeri y'umuntu, bakayitwara ku buryo ujya ukisanga uyu munsi urimo urakora ikintu ariko utagakwiriye kuba ukora, kandi hirya hari undi muntu uri mu mugisha wawe. Hari umuntu uri mu mugisha wawe. Reka turebe ikitari kure. Hari umugabo witwa Yakobo, avukana n'umuntu witwa Esawu. Bibiliya iratubwira ngo bose bavuka mu nda imwe, ariyo y'umubyeyi umwe. Uyu mubyeyi ubabyara ari we mama wabo, ajya kubabyara yababyaye bose ari impanga. Mu kubabyara bose ari impanga, Esawu niwe wari mukuru, ari we witwa Gakuru, ndetse niwe wari ufite umugisha wo kuzatwara umuryango. Atwara umuryango kuko niwe wari mukuru. Yakobo rero yagombaga kuba mutoya, akaba umugaragu wa mukuru we. Ariko Yakobo avukana iyerekwa rikomeye cyane, ndetse Bibiliya yamuvuze kera. Imana yo yari yaramuvuze kera, kuko no mu kuvuka kwe yavutse afashe agatsinsino ka murumuna we. Mu yandi magambo, hagati ya Esawu nubwo ari we wari Gakuru, ariko mu kuvuka kwe ntabwo yasiganyeho iminota myinshi na gatoya murumuna we, kuko gatoya yaje amufashe agatsinsino. Ariko Yakobo akurana inzozi. Yakobo uwo mugisha yari awukeneye, kuko yari azi agaciro k'uwo mugisha. Ariko Esawu nyir'umugisha we ntabwo yigeze amenya agaciro k'umugisha. Ntabwo yigeze amenya agaciro k'umugisha ko kuba afite ubutware bwo gutegeka umuryango w'iwabo, afite ubutware. Reka nkubwire, hari ikosa ukora rimwe mu buzima rikafekita ubuzima bwawe bwose, rikafekita n'abazagukomokaho, kuko ukoze ikosa rimwe mu buzima. Iyo tuvuga igicaniro, uba ukwiriye kucyumva cyane. Iyo mvuga ijambo ryitwa igicaniro, kubaka igicaniro cy'amasengesho, icyo gicaniro cyumva cyane, kuko hari abakiniye ku gicaniro barapfa. Ndagira ngo wumve ibi bintu. Iyo ukiniye ku gicaniro, byanze bikunze bikugiraho ingaruka.
iyo wubatse igicaniro ukagisinziriraho kikugiraho ingaruka. Abarokore benshi rero barasenga, ariko kubera ko bakoze amakosa bakayakorera ku gicaniro, bakayakorera mu bwami. Uyu munsi nizo ngaruka barimo, ugasanga umuntu arasenga ariko ntaho yavuye, ntaho yageze. Ugasanga umuntu ntiyapfuye, ntiyakize, ntiyateye imbere, nta kintu yahindutseho, ndetse wamureba n'ibyo avuga ugasanga ameze nk'umuntu wacanganyikiwe. Impamvu nta yindi, uyu muntu yishe amahame. Buriya mu bwami bw'Imana ikintu kibamo ntabwo ari ukuvuga ngo ibintu urabitwara gutya. Mu bwami bw'Imana habamo icyo bita amategeko, hakabayo n'icyo bita amahame. Iyo wishe amategeko, itegeko ryo riraguhana, ariko iyo wishe amahame, amahame arakwica. Imana y'amahoro itugirire neza. Njye nakubwiye ngo iyo mvuga ibi bintu mvuga Bibiliya, nkubwira Bibiliya ijambo ry'Imana. Nidusoma Bibiliya ijambo ry'Imana akantu ku kandi, uraza kumenya aho byapfiriye. Yakobo rero ngo Esawu ngo aza kugumya arakura, ngo igihe kiza kugera mwene se aramusaba. Esawu ngo aza ashonje, atashye aje ashonje, asanga mwene se Yakobo ahishije ibishyimbo. Mu guhisha ibishyimbo aramubwira ati, wampa kuri ibyo bitukura byawe kuko nkoza. Mu yandi magambo, ndashonje, mfite inzara yayindi iri ku rwego rwo hejuru. Kuko yari yaramenye agaciro k'umugisha afite. Aramubwira ati, ndaguha ibishyimbo ariko nawe urampa ku mugisha wawe. Umva amagambo Esawu yamubwiye ngo n'ubundi ndashonje kandi mfite uwo mugisha. Reka mvugane nawe mwene data. Ibihe bibi ntibikakumara imbaraga z'umutima, kuko hari amakosa dukora mu bihe bibi akaba ari inkoni duciye izadukubita mu gihe kizaza. Hari igihe unanirwa kwihangana ngo wihanganire ibihe bibi urimo uranyuramo uyu munsi, ugakora ikosa rimwe ryonyine, ukawuciye inkoni izagukubita mu gihe kizaza. Amakosa dukora, ukananirwa kwihangana inzara y'ijoro rimwe igatuma ufata icyemezo ukavuga ngo n'ubundi amasezerano ntasohoye, ugahura n'umugabo udafite icyari bukumarire, udafite icyo avuze, udafite ikintu na kimwe utazi, udatanasanzwe uzi, akakubwira kubera yuko akuguriye irindazi rimwe, kubera ko akuguriye fanta imwe, kuko aguhaye 5, kubera yuko wenda biranashoboka ari nukubwira ati ndakwishyurira inzu, yakwishyurira inzu ukwezi kumwe wo kumva ko bikemutse. Ariko ndagira ngo nkubwire, akwishyuriye ukwezi kumwe ariko kubutaha ntazakwishyura. Ukemera ukaryamana nawe, ugatakaza ubusabane bwawe n'Imana. Wamara gutakaza ubusabane bwawe n'Imana, ndakwibutsa ko iki cyaha cy'ubusambanyi abenshi nicyo gikunda kuvana abantu mu byizerwa, byarangiza bigatuma batakaza ubusabane bwabo n'Imana. Twibutsa ko iyo usambanye n'umuntu, akenshi bya bibazo wari ufite ubu byongereye izindi nshuro zingahe, kuko uwo musambana nawe hari ibindi bibazo yari afite, afata bya bibazo akabigushayaringa, akabikongereraho, noneho ukagendana nabyo. Iki kintu cy'ubusambanyi nacyo tuzakivuga ukwacyo, ntakari gaciyemo, ariko nzakwereka uburyo abantu benshi bagiye uko usambana kenshi niko ufite ibyago by'uko utazigera utabarwa. Wowe uricara ukavuga ngo nta cyaha Imana itababarira, ngo nta cyaha Imana itababarira, ngo reka nsambane ngo ejo nzongera nihane. Ariko mu isi y'umwuka urimo urapfa gahoro gahoro, kuko iki cyaha ni icyaha uryamana n'umuntu wowe ubwawe wari wisanganiye abadayimoni 100, uryamanye n'umuntu wari ufite abadayimoni 1000. Ba badayimoni 1000 bose urababyukana ukabagendana nabo, ya mikoshi ye yose na za nyatsi ze zose muragendana. Kuko iki cyaha ikintu gikora, iyo kigeze mu mubiri murashayaringa, bamara gushayaringa mugasangira amaraso, mwese mukaba abantu bamwe. Bya bibazo byari biri ku buzima bwe, ibyo ngibyo urahaguruka ukagendana nabyo. Niba yari afite abadayimoni 1000, urabyuka ukagendana nabo, ukabongera kuri bamwe wari usanganywe. Niba bari 100 ubwo ukagira 1000 niba bari 1000 ubwo ugira abadayimoni 2000. Noneho kugenda urushaho gusambana rero, hari umuntu ujya kureba ugasanga afite abadayimoni
afite abadayimoni barenga 7,000 bagiye baturuka mu bice bigiye bitandukanye. kubera iki? Ntabwo yigeze yihangana ngo yirinde arinde isezerano ryiwe, arangiza akaza akicara akavuga ngo Imana imbabarire gusambana. Ubivuga ari n'ibintu byoroshye ukumva ko nta cyabaye. Reka nkubwire ikintu, hari igihe umuntu akubwira ngo reka ubusambanyi bwawe, ngaha ngo ubwo se ngo ko nagiye nkaryama ngasambana ngo mwabonye narabaye iki? Ngo sinagiye nkaryama nkabyuka nkagenda. Reka nkubwire, Adamu atari yakora icyaha ngo yivane mu ngobyi ya Edeni, Imana yari yarababwiye ngo nimurya kuri kiriya giti no gupfa muzapfa. Adamu we ntabwo ntiyabonaga ingaruka zabyo, ntabwo yari yakazibona ingaruka zo kuvuga ngo no gupfa bazapfa. Na Eva abwirwa n'inzoka, inzoka ikamubwira ngo rya kuri kiriya giti, Eva akakiryaho, yamara kukiryaho akabona ntapfuye, yarangiza agashyira n'umugabo, umugabo nawe akarya bakabona ntibapfuye. Ariko reka turebe nubwo batapfuye, dore ikintu cyahise kiba ku buzima bwabo. Ikintu cyahise kiba ku buzima bwabo, bahise bambara umwambaro w'isoni. Umwambaro w'isoni, ikikwereka ko bambaye umwambaro w'isoni, Bibiliya iravuga ngo bakirya kuri rwa rubuto, ako kanya ngo bahise babona ko bambaye ubusa, bahita babona ko bibateye isoni. Ariko nyamara batari barya kuri rwa rubuto nta kibazo bari bafite, ariko bakimara kurya kuri rwa rubuto bahita bambara umwambaro w'isoni. Iyo umaze gukora icyaha kikwambika umwambaro w'isoni, wamara kwambara umwambaro w'isoni, uwo mwambaro ukawugendana. Icya kabiri, icyaha kikwambika umwambaro w'ubwoba. Icya gatatu, icyaha kikwambura ubwiza bw'Imana. Reka nkwereke ibi byaha bitatu byo, ibi bintu, izi ngaruka eshatu zose zahise ziba kuri Adamu na Eva icyarimwe. Icya mbere, isoni zabajeho ngo bahita babona ko bambaye ubusa, ngo bibohera incocero. Icya kabiri, barangije kumwe bumvaga ijwi ry'Imana ngo baganire n'Imana, bumvishije Imana ije, Bibiliya iravuga ngo bagira ubwoba ngo bajya kwihisha. Imana irabahamagara, uri hehe Adamu uri hehe? Rero ngo twumvishe ijwi ryawe tugira ubwoba tujya kwihisha. Ni ukuvuga ngo cyatumaga bajya kwihisha bambaye umwambaro w'isoni. Icya kabiri, icyaha cyazanye ubwoba mu mutima yabo. Icya gatatu, cyabakuyeho ubwiza bw'Imana. Rero ni ukuvuga ngo bakimara kubikora bo babonaga nta kintu babaye. Uzarebe iyo umaze gukora icyaha wari umukristo usenga, ariko ibi ndabivuga ku mwana w'ubugingo. Umwana w'ubugingo akenshi niwe ugira umutima umucira urubanza, ariko umwana wo kurimbuka akenshi akora icyaha akumva nta mutima umucira urubanza. Uwo ngo ntabwo ari kure ya Gehinomu. Akenshi iyo ukoze icyaha ukumva nta mutima ugucira urubanza, ntabwo uri kure ya Gehinomu. Ariko iyo ukoze icyaha ukumva hari umutima ugucira urubanza, ukumva umutima ugucira urubanza, ntabwo uri kure y'ubwami. Ni ukuvuga ngo iyo umutima ugucira urubanza no kubyuka wabyuka, ariko iyo umutima utagucira urubanza uba waraguye ndetse ukarenga ukagwa inyuma y'umusaraba. Hari abantu baba bararenze umusaraba, ni ukuvuga ngo baba barabaye akahebwe. Wa muntu usambana akabyuka mu gitondo akaza akaririmba, ivumbi rigatumuka, umuriro ukaka, ndetse ukabona nta kintu bimubwiye. Ndetse wamubwira uti hana ibyaha byawe, ati mfite uko mbana n'Imana yanjye. Rero abo bantu iyo umaze kuba, ntabwo uhita ubona ingaruka ako kanya. Rero Imana yo imaze kubaca mu ngobyi ya Edeni, nibwo batangiye kubona ingaruka z'icyaha bakoze. Ingaruka byagenze bite? Umunsi wa mbere Adamu abonesha amaso ye, akabona umwana yibyariye, akabona afashe umuhini akawukubita mwene se Abeli. Umunsi wa mbere ubutaka bwanyweye amaraso y'ikiremwa muntu, bukanywa amaraso. Icyo gihe nibwo gukayuka k'ubutaka kwatangiye kugaragara, kuko ubutaka ntabwo bwongeye kwera umwero wabwo. Kubera iki? Bunyweye amaraso. Ndagira ngo nkubwire iki kintu, icyaha iyo umaze kugikora ntabwo ubona ingaruka zacyo ako kanya,
ariko iki cyaha kiragenda kikaba mu mubiri. Bibiliya yivuga neza ngo gitangira ari irari rigakura rigatwita, ryamara gutwita rikabyara icyaha nacyo kigakura, gikura gahoro gahoro. Buriya iyo ujya gukora icyaha bitangira gahoro gahoro, bigatangira gahoro gahoro, bigatangira gahoro, bigatangira gahoro, bigatangira gahoro, ugasanga biba byatangiye ari irari. Ugerageza gahoro 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 gahoro, bitangira mbega mu buzima. Iyo ujya ukazagera ku rwego wisanze ahantu utari buze kugira gute bugira igaruriro. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryo rivuga ngo hunga udapfa. Ijambo rikavuga ngo nurwanye Satani nawe azaguhunga. Imana itugirire neza. Ntabwo ndava kuri topic turiho. Rero bamaze kubona nibwo yamaze abona yuko yakoze icyaha. Hari akantu gatoya rero ukora mu buzima, ako kantu kakakuvanaho umugisha wawe. Esawu rero nawe yararebye abona nta kintu umugisha umumariye, arangije aravuga ngo nyihera ibishyimbo. Hari igihe ufata umugisha wawe ukawugurana ikintu cy'ijoro rimwe, cyangwa ukawugurana ikintu kimara ukwezi kumwe, ndetse n'igishaka kinamara umwaka. Reka nkubwire, hari abantu bagurana umugisha wabo, abantu bagurana agakiza kabo. Sinzi, aka gakiza ntimukagakerense inshuti z'umusaraba. Kagakiza kugira ngo tukabone hari uwapfuye. Ibaze hari uwemeye kumena amaraso ye. Ariko ako gakiza jya utekereza kuba ari wewe wakabonye wenyine mu bantu mwari muturanye. Reba abo mwabyirukanye bishwe n'inzoga, bishwe n'itabi. Ese bo kuki batakijijwe? Ese hari uko hari icyo barusha? Ariko nuko Imana yakugiriye imbabazi, iragutoranya mu magana menshi y'abanyabyaha, irakuzana igukuruza ineza yayo, ikuzana mu nzu yayo. Ariko urangije uyu munsi uyitera umugongo. Maje kuyitera umugongo, ako kantu gatoya rero ukoze, uyu munsi ntabwo uri bubone ingaruka zako, ariko igihe kizagera uzabona ingaruka zako. Uyu munsi turimo turarwana n'akarande n'imizimu. Ba data bakoze ibyaha bakora bino bintu ntago bari bazi ko bizagira ingaruka. Iyo babandwaga bagaterekera bakajya kubandirwa Nyabingi na Ryangombe, bakagenda bagaterekera bakajyana y'inzoga n'inyama, ndetse bakavuga n'amagambo, bakavuga ngo tuguhaye abana bacu bazagukorere, nibatagukorera bazagwishyanga. Barangiza ibyo bintu byose bakabyatura. Ayo magambo bavuze icyo gihe niyo arimo akurikirana abana babo ubu na bugingo n'ubu ngubu. Uyu munsi rero haranira gukora ibyiza. Nashakaga kuvuga iki? Hari abantu babona icyo uzaba cyo imbere ahangaha, akakibona mbere yawe. Yamara kukibona mbere yawe, uburyo abarozi batwaramo inyenyeri yawe, abona icyo uzaba cyo wakakibona mbere yawe. Kuvuga ngo we abona icyo uzaba cyo wakakibona mbere yawe, nukuvuga ngo abona icyo ugiye kuba cyo wakakibona mbere yawe. Yamara kukibona mbere yawe, akajya ahantu mu barozi, akajya ahantu mu bapfumu, akagenda akagurana umugisha wawe. Ubu uricaye ahangaha urimo urahinga, cyangwa se urimo urasabiriza, wicaye ku muhanda urimo urasabiriza, ariko ugiye kureba neza wasanga waravukiye kuba muri Amerika. Ariko hari umuntu watwaye inyenyeri yawe, abona icyo uzaba cyo, aragenda kubakira igicaniro. Amaze kucyubaka aragenda gutambira ibitambo, inyenyeri yawe arayitwara, bagurana umugisha wawe, kubera ko wagombaga kuzaba umuntu ukomeye. Uyu munsi yagiye muri Amerika, we wicaye ku muhanda urasabiriza, yahinduye inyenyeri yawe. Uburyo abantu batwaramo inyenyeri z'abandi n'ubwo buryo batwaramo inyenyeri z'abandi. Iteka umuntu kurusha kubaka igicaniro agutwara inyenyeri. Iteka umuntu kurusha kubaka igicaniro agutwara umugisha. Iyo umuroza akurusha, iyo umuntu akuroga akakurusha kubaka igicaniro, akakurusha gusenga, akakurusha kuba ku gicaniro, agutwara inyenyeri. Ubu ushobora gusanga waravukiye kuzaba umucuruzi ukomeye cyane, ariko uyu munsi uri umuhinzi wirirwa uhinga nabyo ntibyere. Ariko nyamara wavukiye kuzaba umucuruzi ukomeye, urira indege akazajya Dubai. Hari uwabihishuriwe mbere, ajya mu barozi, atanga y'ibitambo. Amaze gutamba y'ibitambo aragaruka. Amaze kugaruka araza, bahindura umugisha wawe. Uyu munsi we ni umucuruzi, wowe uri umuhinzi. Reka mbivuge mu buryo bworoshye. Mbivuge mu buryo bworoshye.
akenshi buriya uzasanga abantu bagira ibintu ariko ntibabyiteho. Bazakubwira ngo abantu bavukiye mu mujyi, uyu munsi wenda nk'uwavukiye mu mujyi wa Kigali, nigeze nzana n'umuntu mu modoka tugeze kuri stade hari i Remera, arangije arayireba atangira kwimyoza. Mugenzi we aramubaza ati se bite ko wimyoza? Aravuga ati iyo ndebye iyi stade ahantu iri nkareba n'abantu bahatuye, ati iyo nibutse yuko hano hari iwacu, ati numva amarira. Ati kera nitwo twari dutuye hariya hafi na stade, hariya ahantu hubatse etaje ukuntu. Aravuga ati ahangaha hari iwacu. Hasa none bahavuye nta kintu babaye, ati se baduhaye iki? Ati n'udufaranga tw'ubusabusa. Ariko nyamara nibo bahigurishirije kuko babonaga ntacyo hazamara. Hari n'abandi bagiye babona ikintu nta kintu kizamara. Rero hari umuntu ubona ikintu ufite wakakibona ko kizagira umumaro wowe utari wabisobanukirwa, icyo kintu akakikuriganya. Hari umuntu ubona umugisha wawe akawubona wowe utari wabisobanukirwa, akirukanka akajya mu bapfumu akariganya umugisha wawe. Hari abantu babayeho barariganyijwe imigisha yabo. Hari abantu babayeho ibyabo byarajyawe. Hari abantu babayeho ibyabo byarasahuwe. Inyenyeri yawe ugasanga yaribwe. Reka turebe itangirira ibice byaho 48, dusome n'umurongo wa 14 turebe uko havuze. Haravuze ngo Isiraheli arambura ukuboko kwe kw'iburyo, arambika ikiganza cyako ku mutwe wa Efurayimu umuhererezi, arambika ikiganza cye cy'ibumoso ku mutwe wa Manase. Arangije anyuranya amaboko ye abizi, kuko Manase ari we wari imfura, asabira Yosefu umugisha ati Imana ya sogokuru Aburahamu na data Isaka bagendanaga imbere, Imana yantunze mu bugingo bwanjye bwose ikageza ubu. Reka dusimbuka dusome ku murongo wa 18. Yosefu abwira se ati kadusome 17. Yosefu abonye yuko se arambitse ikiganza cye cy'iburyo ku mutwe wa Efurayimu, biramubabaza, aterura ukuboko kwa se ngo agukure ku mutwe wa Efurayimu agushyire ku wa Manase. Yosefu abwira se ati ntugire utyo data, uyu ni we mfura, aba ari urambika ikiganza cyawe cy'iburyo ku mutwe. Se aranga ati ndabizi mwana wanjye, ndabizi, uwo nawe azahinduka ubwoko. Imana itugirire neza. Aba bana bombi baravukanaga, ariko Manase niwe wari mukuru, Efurayimu yari umuhererezi. Mu yandi magambo niwe wagombaga guhabwa umugisha wo kuyobora umuryango. Ariko umva amagambo icyo sekuru yakoze, kuko ari we wagombaga kubahesha umugisha, ngo afate Efurayimu na Manase ngo anyuranye amaboko yabo abizi. Anyuranye amaboko, kuko ngo ukuboko kw'iburyo kwagombaga kujya ku mutwe wa Manase, ngo arangije anyuranye amaboko, ngo afata ukuboko kw'iburyo agushyira ku mutwe wa Efurayimu, ngo afata ukuboko kw'ibumoso agushyira ku mutwe wa Manase. Arangije afata umugisha wa Manase, arangije awuhereza Efurayimu. Efurayimu afata uwa Efurayimu umwana mutoya awuhereza Manase. Nuko nguko abantu bariganywa imigisha yabo. Ugafata ibyawe byari bubi byawe ugasanga barabinyuranyije. Ubu hari umuntu wicaye mu mwanya, ni umuyobozi ukomeye, ariko uwo mwanya wari uwawe. Ufite inyenyeri yo kuzaba umuyobozi, ariko hari umuntu wabibonye kera ajya mu bapfumu arakuroga, iyo nyenyeri yawe barayiriganya, umugisha wawe barawuhindura. Hari umuntu wabibonye kera kuzaba umukobwa ukagira umugabo mwiza ukomeye, ibyo bingibyo arabibona, ajya mu bapfumu gutangira ibitambo. Barangije bubakayo ibicaniro. Bamaze kubakayo ibicaniro, uyu munsi niyo mpamvu ugerageza gushaka umugabo ntibikunde. Kubera iki? Hari umuntu wabonye icyo uzaba cyo mbere, amajije kubona icyo uzaba cyo mbere, aragenda ajya mu bapfumu agutangirayo ibitambo, bahindura umugisha wawe. Baranyuranya. Hari abantu banyuranyije ibyawe, banyuranya umugisha wawe. Imana y'amahoro itugirire neza. Baragenda mu bapfumu bahinduranya umugisha wawe, ibyawe barabinyuranya. Wagombaga kuzaba umuntu ukomeye, ariko uyu munsi
munsi uri ukora akazi ko mu rugo. Nukuvuga nawe wakomba kuzakoresha abakozi. Uyu munsi ushobora no gusanga uwo ngo wakwibye umugisha wawe ari wo ukorera mu rugo. Kubera iki? Inyenyeri yawe yaribwe, umugisha wawe warahinduwe. Reka nkubwire, buriya umuntu ukuroga ntuzagire ngo ni wowe waroga. Oya, aba yaramaze guhishurirwa icyo uzabacyo. Iyo amaze guhishurirwa icyo uzabacyo rero arwana no kuzimya inyenyeri yawe. Kandi inyenyeri ntibayizimya ngo isinzire. Oya, inyenyeri barayizimya. Iyo amajije kuyizimya, iyo nyenyeri arayizana akayikoresha. Uyu munsi wa none inyenyeri yawe hari ahantu irimo irakora. Hari abantu barimo barakoresha umugisha wawe, kandi wowe uyu munsi uricira isazi mu maso. Nukuvuga ngo urara hanze, ariko hari umuntu urara muri etaje yawe wagakwiye kuba wowe urimo. Kubera iki? Yarahishuriwe mbere, abona icyo uzabacyo, ajya kwica icyo ngicyo kugira ngo utazabacyo. Rero nimvuga ibi ngibi ubyumve cyane, byumve cyane. Hari abantu banyuranyije, bahindura ibyawe, barabusanya ibyawe, barabihindura umugisha wawe, barawuhindura umugisha wawe, barawuriganya umugisha wawe, barawiba umugisha wawe, barawutwara, bagutwaye ibyawe, umugisha wawe waratwawe. Rero ninkubwira ibi ngibi ukeneye kumenya amahame yo ku gicaniro. Amahame y'igicaniro ukeneye kuyamenya. Nawe uri umukristo, kubaka igicaniro gisenya cya kindi abarozi bubatse ku buzima bwawe. Ukeneye kubaka igicaniro gisenya cya kindi bubatse, bakacyubaka bagambiriye kuzimya inyenyeri yawe, bakacyubaka bagambiriye kuzimya umugisha wawe. Imana y'amahoro itugirire neza. Hari abantu bubatse igicaniro ku buzima bwawe, baracyubaka, bamaze kucyubaka bacyubaka bagambiriye kuzimya inyenyeri yawe. Bamaso kugira ngo umugisha wawe wakire, bamaso kugira ngo wakire igitangaza cyawe, bamaso kugira ngo wakire ibyawe. Bamaso, ukwiriye kuba maso kugira ngo umugisha wawe ugire gute wakire. Imana y'amahoro itugirire neza. Hari abantu baba barazimije inyenyeri yawe. Ngiye gusenga Imana y'amahoro itugirire neza. Izina ry'Uwiteka nirishyirwe hejuru. Umwami w'amahoro niyamamare. Niwumva ibi ngibi umenye ngo hari icyo ukwiriye gukora kugira ngo ugaruze umugisha wawe. Hari icyo ukwiriye gukora kugira ngo ugaruze ibyawe byatwawe. Imana y'amahoro iguhereza umugisha. Imana y'amahoro ibishimire. Ibiganiro byacu byo nakagaruka. Ndabakunda cyane. Niba utarakora subscribe, yikore kuri iyi channel. Imana y'amahoro iguha umugisha. Ukande like kandi comment yawe ni ingenzi. Imana y'amahoro ibagirire neza. Ndabakunda cyane.